twagiye tubahereza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye hirya no hino, ariko reka nkubwire ngo niba warakunze umuhanzi Yampano, ndagira ngo nkubwire ko ibyo wamubonyemo byose bishobora kuba byarangiye, kubera ko uyu muhanzi Yampano ikibazo ahuye nacyo ntabwo tuzi ko ari buze kubasha kucyikuramo. Gusa niba ukunda ibihangano bye ukaba wumva indirimbo ze umunsi ku munsi, ndagira ngo nkubwire ngo vuga pole kuko ibimubayeho biteye agahinda. Ubundi ubusanzwe uyu muhanzi yamenyekanye by'umwihariko mu mwaka ushize, aho hari mu kwa 12 akora igitaramo cyari cyateguwe na The Ben amuza kumuherezamo time show, agira icyo yereka abafana be, by'umwihariko bituma abantu benshi bamukunda. Niwe muhanzi wanakoze muri icyo gitaramo amateka. Ariko uyu mwanya bigenze gute? Yampana ahuye n'icyo kibazo ku buryo abantu benshi bari kuvuga ko atari buze kubyikuramo. Ikindi kandi ni nyuma y'uko uyu muhanzi yari amaze igihe gito yasezeranyije abanyarwanda muri rusange ko agiye gusohora indirimbo nyinshi kandi zizatuma bamwiyumvamo ndetse zigakomeza kubahereza ibyishimo nk'uko buri muntu wese yabyifuza. Ariko Yampano nk'uko yabitugejejeho ko azabikora siko bigenze. Mu minsi yashize ndetse humvikanye urusaku uyu muhanzi agirana na Bruce Melody, ikibazo gikomeye cyane. Ese Bruce Melody yaba ari we umuhemukiye? Reka byose tubinyuremo turebe ngo ubundi Yampano abaye iki, n'iki kimubayeho. Gusa nkubwira ngo niba ukunda uyu muhanzi mwihanganishe, cyangwa se umubwire ngo Imana igutabare. Ndetse uyu muhanzi wacu wamenyekanye by'umwihariko mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko indirimbo yitwa Metressa aherutse gusohora igacurangwa cyane, nubwo itarebwe cyane kuri YouTube, ariko yacuranzwe cyane kurusha indirimbo ziwe nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse urubyiruko rwinshi barayibyina, haba kuri TikTok, Facebook, Instagram, ubona ko ari indirimbo yaciye ibintu hirya no hino. Ariko umuziki we ndetse na kariyeri ye bishobora kuba birangiye. Yampano mu busanzwe ubwo mu kwezi kwa mbere yagiranaga na Bruce Melody ikibazo, yavuze ko ubwo Bruce Melody yamwimaga korabo ari ibintu byamubabaje, ndetse akumva ko Bruce Melody adakwiye kwitwa umuhanzi nyarwanda, ko ahubwo ari selfish cyangwa se yikunda cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ibi ngibi byatumye uyu musore atangira gutekereza cyangwa se kumva ko atagira icyo apangana na Bruce Melody, kubera ko Bruce Melody ari selfish cyane. Uyu musore yasabye Bruce Melody korabo, naho Bruce Melody aramubwira ngo ibyo uri kumbwira ntabwo bishobora gukunda. Ikindi kandi ko byagenda kose sinteze kuba nakorana n'abana nkawe umuziki. Ni nyuma y'uko Bruce Melody yavuze ko yagerageje gukorana n'abantu benshi bakiri kuzamuka umuziki, ariko nyuma bakaza kujya mu itangazamakuru bavuga ko yabariye amafaranga kandi bashaka kugira ngo babone femu ndetse banazamuke. Uyu Yampano nawe nibwo buryo Bruce Melody yanze kumuherezamo korabo, naho Yampano abifata nkaho ari ukumwanga cyangwa se atari ugushaka kumuteza imbere. Ariko Bruce Melody yaje kubisobanura neza, avuga ko iyo urubyiruko rukiri kuzamuka mu muziki, rimwe na rimwe ukamuhereza korabo uri icyamamare, hari igihe abyitwaza. Mwamara gukorana indirimbo akajya mu itangazamakuru avuga ko wamuriye amafaranga, cyangwa se hari ibindi bibazo mwagiranye bituma umwikuraho bitewe n'uko wabonaga ko umushinga mwari mufitanye wari umaze kukugirira agaciro, ndetse wowe ibyo wawushakagamo wabibonyemo. Ni muri ubwo buryo Bruce Melody yimye uyu Yampano korabo, naho Yampano agiye mu itangazamakuru avuga ko atazi Bruce Melody, ndetse ko ari n'umuhanzi atifuza kumenya, atigeze anamumenya. Ariko wakibaza ngo ibyo bintu birashoboka? Waba uri umunyarwanda ukora umuziki ukaba utazi Bruce Melody? Ibi byose yabikoze bitewe n'uko yashakaga kugira cyangwa se kuba yahabwa umwanya mu gitaramo cya The Ben kugira ngo azigaragaze. Byaje kumubera amahire nyuma yo kumara igihe abisaba ku mateleviziyo menshi agiye atandukanye akora amapodcast. Bamaze kubimuhereza rero yaragiye aratwika, ndetse no gusohokayo avuga ko agiye kuba umuhanzi w'igikomerezwa. Mu magambo yagomeje avuga, yavuze ko atifuza kuba Diamond Platnumz, ariko yavuze ko ahubwo ashaka kuzabaho arenze Diamond Platnumz. Ariko abantu benshi ibi byarabatangaje,
kumva umuhanzi nk'uyu nguyu yifitiye confidence ageze hariya, kumva ko nubwo Bruce yaravuze ngo nubwo Diamond Platnumz yamusaba collab we ntabwo yayimuha kubera ko we arenze Diamond Platnumz. Arongera anavuga ko n'abara bose ba Harmonize mubona ari abana imbere yiwe. Impamvu uyu musore abivuga ni uko ngo ibintu byiwe yabivunikiye cyane ndetse amaze kugira aho ava n'ahagera. Ikindi kandi avuga ko impamvu ataba Diamond nuko nyine atari Diamond, ariko ku giti cyiwe yumva ko ahubwo agomba kubaho arenze Diamond Platnumz, cyane ko ibya Diamond nta nyungu abigiraho ariko ibyiwe nibyo bimutunze. Nahera avuga ko atifuza kuba Diamond ahubwo we arenze Diamond Platnumz. Reka ngushimire muri kino kiganiro twabanyemo ndetse ngusabe gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.